Nimureke Imana ibigarurire. Ntawe utazi uko umuntu abura umutuzo iyo atabasha gutunganya igihuje n'icyo yifuza, mbese kwigenga kuri buri wese nicyo cy'ingenzi umuntu yifuza. Kwigenga bitanga umutuzo, bitera umuneza, ntawe ugutota ngo ukore ibyo udashima, ahubwo aho umutima ukwerekeje ugatambiraho. Kwigenga wabimenya neza ubashije kubarura imbaga y'ababuze ubuzima barwanira ukwigenga, baba babazwi bafatwa nk'impirimbanyi, utaretse na ba rubanda rugufi rukurikira akarimi karyoshye gatondekanya amagambo kakayahashya umunyu umuntu yutuje agahindura ingendagano iyo rukomeye ngo arwanire abo bose bitwa ko bakandamijwe. Igikwiye rwose ni ukwigenga, nanjye bijya bimparanya nkumva ndatuje, ariko nanone igikwiye kurusha ibindi ni ukubanza ukimenya ukamenya niba ibyo ushaka ari byo bikwiye. Kangahe wumva bihinzemo umuhigo ngo reka duhirike runaka tumuhunze ihirwe ryo rimutera guhorana imihigo, nibiduhira tumurenze ishyanga ahinduke ruvumwa rwose aho atazahirahira agaruka inaha, bakamurwanya bivuye inyuma ngo bakunde bamuzungure ku ntebe, ndetse bikabahira bamara kwima intebe rubanda rwose rukongera kumwifuza. Amazi yarenze inkombe mu nkomane haganje inkomyi, urujijo rukaba urujijo bibaza icyo baharaniye. Uzi kwisanga urwanya uwaguhaye amata magatemba itoto, ugahungira kuguhigira ngo ntukagire ihirwe, ugahunga uguhwitura ngo hato utazagwa mu rwobo, ugahuza n'ukugera umuhoro ngo siwe uzaronka aguhamije mu cyico. Nguko uko twiroha mu majwi y'isi tugatera umugongo waduhanze, nka wa mwana w'ikirara wahugukiye guhaza irari rye, akarara rwandamba agatonagurikwa aho yari yiteze umukira, akahakura umuvumba w'agahinduka amurenga, mu guhindukira agahubagurika yibaza niba hari ihirwe azongera kugira. Uyu mwana w'ikirara naduhitura twibutse ko Sekibi yadusekera atabashishikajwe n'ibitugusha neza, ahubwo abagira ngo atuneze by'akanya gato maze abone uko atwigarama tubeho tutanyuzwe n'uko tubayeho, hamwe n'abakiri mu murongo muzima ubereye umuremyi baba badushidikanyaho kubera imyitwarire idahwitse tuba twarimitse muri. Burya kuba mu muryango utagira amategeko awugenga, buri wese yikorera ibyo ashatse nta muziro n'umuziririzo, bingana no kuba mu nyenga uziritse ku muzana hamwe kuzahuka biba ari inzozi. Kwigenga ni byiza, ariko ubwigenge nyakuri ni ukubona abaguhwitura mu gihe utannye, ukabaho uzira icyago kuko ubona bakiguhunza. Na Sekibi n'ibi yaduteze umutego urashibuka, dushinga amazuru ngo turashaka kwigenga, kubaho duhibikanira ibyo kamere twibutsa bibinjyanaho, turahatikirira tubaho turi bamaganya. Nyamara ubwigenge nyabwo buva ku muremyi uhoraho, niwe gakiza kacu n'umurengezi, akatuzahura iyo tumugarukiye tukabaho turangwa n'amahoro. None bavandimwe banjye, nimureke Imana ibigarurire, kuko gukora ikinyura Imana nibwo bwigenge nyakuri. Nihita Yesu wakajijuka kaserukotsa rwa ruhage rwa bikoko bya muto w'umuhondo kwa kwakorera nkakuzi isata ishoka bagasamara bishyika umutware ku mutima ishyikana ku mubiri, ingeri yasumbye ingingo nyamuca mu kakanga k'abari bakacirya mu mico myiza yaciye. Nihita Yesu Sostene.